ntabwo rero iyo tuvuze kubaha bihita bituma nta bibazo bihaba. Ibibazo birahari ariko ntabwo bibuza ubuzima bwacu kwavansa, ntabwo bibuza ubuzima bwacu kuzamuka. Gusa ahubwo ukuntu tubibona n'ukuntu tubifata bitandukanye n'umuntu udafite ubwenge. Rero iyo umuntu afite ubwenge bw'Imana, ibibazo iyo bije ntabwo bimutera ubwoba, ntabwo abihunga, ntabwo abitera umugongo, ntabwo arira, ntabwo aboroga, ahubwo azi neza ko hari igisubizo muri we afite, kuko ari kumwe n'Imana ariyo soko y'ubwenge, ariyo iduha gukemura ibibazo byose turimo turahura nabyo. Biravuga ngo dushobozwa na Kristo uduha imbaraga, kandi aho ubwenge bw'umuntu bugarukira ni ubw'Imana butangirira. Rero ubwenge bw'Imana muri twebwe bwavuye mu kuyubaha. Iyo duhuye n'ibibazo ntabwo tubiha ubusobanuro butari bwo, ahubwo ibibazo iyo duhuye nabyo tubona ko dufite icyo twabikoraho kuko dufite ubwenge bw'Imana. Ariko iyo dufite ubwenge bw'Imana, ibibazo bije niho benshi bitotomba, niho benshi biganyira, niho benshi bacika intege, niho benshi basubira inyuma, niho benshi babivamo, niho benshi barambigwa, niho benshi bafata amadecision mabi atuma na ya Mana bayicumuraho kuko babuze bwa bwenge. Ariko kubaha Uwiteka mu bwenge, ngo wubaha Uwiteka ngo azabereka inzira banyuramo. Abantu benshi kubera kutagira kubaha Imana, kubera kutagira gutinya Imana muri bo, kutayubaha inzira Imana yagombye kubereka bazanyuramo, icyo gihe ntabwo bayibona. Zaburi 32:8 ngo nzakwigisha, ngo kandi nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho, nzakwigisha inzira ufata iyo ariyo. Rero Imana iyo turimo turagendana nayo muri kwa kuyubaha, kuko kubaha Imana ni urugendo. Ukubaha Imana ni urugendo umuntu aba arimo, kandi urwo rugendo ntabwo muri urwo rugendo tuzi intambwe ku yindi, ntabwo tuzi ibyo tuzahora nabyo muri iyo nzira, ariko icy'ingenzi ni uko tuba turi kumwe n'Uwiteka muri urwo rugendo. Abisirayeli bari mu rugendo, urwo rugendo rero Imana irababwira ngo hariya mbatwaye birabasaba kubaha amabwiriza yanjye, kubaha amaprincipe mbahaye. Kiriya gihugu mbatwayemo hari ubwoko bukirimo, mandi magambo harimo ibibazo, ariko ibyo bibazo nimubigeramo muzabikuramo umugisha mwebwe. Harimo Abanaki, Imana babanza batwaye mu gihugu cy'amata n'ubuki, ariko ntabwo basanze amata n'ubuki, bahasanze bigatanya, bahasanze andi mahanga. Reka mubwire, ibyo Imana igutwaramo harimo ibindi bibyicayemo, harimo ibibazo biriyo ugomba kugeramo ugahangana nabyo. Ariko kubera kubaha Imana bizana ubwenge mu buzima bwacu, bwa bwenge bugatuma dukemura ibibazo bihari, bituma ahantu uhazana impinduka, ikitari gihari ukagihazana. Haleluya. Rero iki ni ikintu gikomeye abantu benshi batazi. Iyo Imana ikubwiye ngo numutwaye mu mugisha, abantu bibwira yuko bagiye kugira mu bintu byuzuye, ariko wagera ugasanga hari ibibazo byinshi, hari ibigatanya. Buri muntu wese afite ikigatanya, afite igihanda, afite ikintu agomba guhangana nacyo muri wa mugisha Imana yakubwiye. Ariko rero abantu babibona ni abantu bafite kubaha Imana muri bo, bizana ubwenge bw'Imana, ugasobanura ibintu neza. Mu gihe abandi babona ibigatanya, wowe ubona umutsima. Mu gihe abatasi 10 babonye ibigatanya, Yoshua na Kalebu bo babonye umutsima. Baravuga niba Imana twishimiye, twaba dufite kubaha Imana muri twe, Imana ikaba iri mu ruhande rwacu, tuzabajya nk'imitsima. Ariko abandi babonye ibibazo. Igihe Goliyati yaragaze imbere y'Abisirayeli, habuze n'umuhangara, Dawidi ntabwo yabonaga Goliyati. Dawidi yabona imbwa, niyo mpamvu yitwaje inkoni n'ibuye. Dawidi yabona Umufilisitiya utakebwe utazima adafite kubaha. Dawidi yabona isikariye imuzamura ibwami, yabona amasezerano yagomba gusohora. Bari bavuze ngo utsinda Goliyati baramuhereza umwana w'umwami. Bari magambo kurongora umwana w'umwami bivuze kwegera ibwami. Ibyo byose Dawidi nibyo yabona, mu gihe abandi babona urupfu, we yabona kuzamuka, yabona gutera imbere, yabona kwaguka, kubera kubaha Imana muri we. Niwe yavuze muri Zaburi 32:8 ngo nubaho Uwiteka azakwereka inzira ukwiye gucamo, ngo kandi azatwereka amasezerano yiwe. Ibi ni ibintu abantu benshi tutazi. Kubaha Imana ko ari inyungu zacu, zizana ubwenge mu buzima bwacu, bwa bwenge bugatuma tuburebesha andi maso isi itatweretse, aho twakuriye batatwigishije. Hari andi maso tugomba kurebesha, hari andi maso ugomba kurebesha iyo urimo guca mu bihe runaka. Rero kubaha Imana ni urugendo tuba turimo.
tuba turi kumwe n'Imana ituyobora. Rero kubaha rya jwi rivugana na wowe, yaca mu ijambo, yaca mu mukozi warimo kukubwiriza, ugomba kumva icyo Imana irimo kukubwira, ukamenya Imana irasaba gukora kino kintu, Imana irasaba kujya hano hantu, Imana irasaba gusenga gutya, Imana irasaba kwiriza muri ubu buryo, Imana irasaba icyo kintu iyo gikoze hari ubwenge bizana mu buzima bwawe, hari impinduka bizana mu buzima bwawe, hari icyo bibyara aho uri, aho ubaye.